Bakunzi ba BRC News, turabasuhuje, mugire amahoro y'Imana, mukomere cyane, mukomere. Ni umusesenguzi wanyu Muzalendo nimero 5 cyangwa se Muzalendo number 5. Amasaha ari kugenda birumvikana, ariko y'amakuru tugezeho tuba tugomba kuyababwira uko ari kose. Ndagira ngo tuganire, kandi ni amagambo make cyane, ntabwo ndi bubatindire, ariko ndabasaba ngo mukore subscribe kabisa ku bantu batari bayikora. Uwaba rwose yumva ano makuru kandi aradukunda, ndetse reka mbashimira batangiye gukora comment kabisa, bambwira ko bari kunyibuka. Imana ibaha umugisha, mukomere, turi kumwe, noneho turi kumwe. Umva, ntago tuzongera kuburana, noneho twajyaga tuburana, tugahurira hamwe, tugahurira n'ahandi, bamwe bagakenerana bakaburana, ariko noneho ntabwo bizongera. Ni kabisa, ni BRC News, naho ngaho uzamenye ngo icyicaro cyawe kirahari, naho ugomba gutera agatebe, isaha n'isaha amakuru abonetse. Gusa tuzajya tubaha amakuru natwe ayo baduhaye kuri tele, twebwe tukura kuri suruse neyo baba batwohereje. Ni ukuvuga ngo niba tudatanze ikiganiro, hari ikibazo nyine, ubwo kubera ko tuba tutayabonye, ntabwo twajya mu bihuha. Natwe nubwo wenda natwe tutagomba kuvuga ngo reka turabanza tuze kuverifiya ngo tumenye ko ari ukuri cyangwa se n'iki, ariko iyo tubonye amakuru avuye kuri suruse, ubwo nyine tubifata nkaho ari ukuri, kuko abayaduha nabo tuba tubizeye. Sawa rero, reka mbasabe n'ubundi mukore subscribe ku batarayikora. Abayikoze rero muhite mukanda like, abandi mukore comment. Nyine comment ndazikeneye cyane kabisa, bene data, mujye mutwereka, mbese niho tubonera cyane. Byose turabikeneye, ariko comment bujya tumenya ngo murahari, mukeneye iki, mubibona gute, sorry, bigatuma tugendana neza. Bavandimwe rero, noneho no gukora share, noneho mugasharinga, mukabwira n'abandi nk'inshuti zawe. Wenda niyo waba ufite inshuti, abantu nka babiri, ukabaransa w'ikiganiro umva cyakuryoheye, biba ari sawa. Tudatinze rero bavandimwe, reka tubagezeho amakuru atugezeho. Ni ukuvuga ngo turacyari n'ubundi muri Rubaya, muri teritwari ya Masisi, hafi y'ibinombe, neza ikinombe cya Rubaya, ahantu hari buze kugarikwa ingogo kandi zimwe zatangiye kugarama. Bavandimwe, ni nacyo kiganiro tugiye kujyaho mu byabereye kuri guest house. Mwumvishije yarashe mu biganiro bya ise twayivuzeho, ariko twari tutari twamenya ngo hashobora kuba haguyemo bande, cyangwa se ni bande bahamijwe. Ariko noneho ubwo turavuga aho ngaho muri Rubaya, tuvuge no muri Rumangabo, aho hose tugenda tubabwira ko twamenye burya ibyahabereye. Bavandimwe rero, reka duhere ku makuru ya Kagame, ibirebana uburyo Kagame kiriya gitero buriya mwabonye cyakubise hariya muri Rubaya, kiriya nicyo cyateye ubwoba igihugu cy'u Rwanda, cyarubujije amahoro. Abantu bataye ururondogoro, bashize ururondogoro kabisa, amavata yabavuyemo. Noneho ari ibinyamakuru byo hakurya iyo ngiyo, sinzi njyewe niba navuga ngo ni ibyepfo iyo ngiyo cyangwa byo hirya iyo ngiyo, ariko ni ukuvuga ngo noneho ibinyamakuru byo mu Rwanda biri kwandika ngo nta kabuza u Rwanda rugomba guterwa. Bavandimwe, ntago ndakora publicité y'iyo titre cyangwa se y'iki, ariko hari ikinyamakuru nabonye cyabyanditse neza, ndetse gishyiraho video y'umurundi, ambasaderi w'umurundi, ari gusobanura uburyo mbese iyi ntambara ari kuyibona. Ubwo rero mumenye ngo birashyushye, mwe gutuza. Nujya ubona akanya kabisa, udufungura BRC News, wumve amakuru aho ageze. Nuko noneho bati byagenze gute rero, kiriya gitero bamaze gutwika iriya guest house yari irimo abayobozi. Bavandimwe, noneho mbere yuko kugira ngo tubivugeho,
bayikubise, bamaze kuyikubita, abo bayobozi bamaze kugwamo, ubundi abayobozi bari muri ya ntambara ya M23 na RDF ni abanyambo, hari abakongomani birumvikana b'abakadere b'abayobozi cyangwa n'abanyarwanda, bose baragendana. Twakomeje kubakangura tubabwira tuti RDF ahantu ishyize ubuyobozi, byaba ari kuri tere, byaba ari mu baturage, mu buyobozi bwite bwa gisivile, bagenda babangikanya abantu. Ni ukuvuga ngo bura niba bagize wenda komanda wenda w'umu RDF, ajuwe araba umukongomani, gutyo nuko bigenda bimeze bibererekana. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo babakubise ahantu baba bagiye gukorera inama, bose bagwamo. Ntugire ngo nuko bavuga ngo bariya ba Byamungu ngo bagiye, umuntu akavuga ati banza, hari n'uwaje kuvuga ngo mbese kuki ari abakongomani bapfa gusa. Ntabwo ari abakongomani bavandimwe, ntabwo ari bo gusa. Abanyarwanda barashize, ingabo z'u Rwanda zarashize, za RDF zarashize, nuko zitava ku izima. Nakunze kujya mbabwira intambara yo muri 90, umuntu utabizi wumva iyi BRC News azajya mbaza amakuru, ngewe kubera ko nari mpari ndabizi, amakuru mba nyafite menshi. Ni ukuvuga ngo izi nkotanyi barazica zigapfa, ukavuga ngo zirarangiye neza, ukumva ko zirangiye. Hano muri Kongo ho ntabwo byari byabo, ariko mu Rwanda ziri gutera ziturutse muri za Byumba, zinyuze mu Ruhengeri, zinyuze mu Mutara, umva barazikubitaga, bigeze kuzikubita kugeza aho bazigeze muri Uganda za Kabare, zihungira iyo ngiyo za Kabare. Barasaba ngo bazisangeyo komandoma irangaye y'u Rwanda, kuko Habyarimana yari umubyeyi. So ntabwo ngiye nari nshaka kugira ngo mbabwireho, ariko ni ukuvuga ngo barashize. Kagame rero ati reka nigire muri Katari. Katari rero murabizi ko ni umuyobozi w'igihugu cya Katari, ari inshuti, yigeze no kumugabira n'inka. Yarebye ati abo bantu baratumaze pe, iyi wazarindi iratumaze, na FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Buriya rero buriya yagiye kugira ati, kuko byanze bikunze icyo gitero, iyo bombe izo drone zakubise hariya muri Rubaya, bucya yagiye kugira gutero, yagiye gucinya inkoro. Bavandimwe, gucinya inkoro kwa Kagame, ngiye mbanze mbabwire, kandi nawe n'abambari be mbabwire, ntacyo biramara, ntacyo bizamara. Mpereye kuri kariya kajambo, iriya titire y'ikiganiro uriya munyamakuru wo mu Rwanda yavuze ati nta kabuza, niko yatangiye yandika ngo nta kabuza u Rwanda ruzatera. Arangije noneho agiye kugitangira, rega n'abanyamakuru bo mu Rwanda nabo bari kubihamya kabisa. Niyo mpamvu namwe umva, abasenze, abasabye, nimushaka mutangire mushima hakiri kare, u Rwanda kuko ruraterwa bigenze gute? Kuko ni ukuvuga ngo bakimara kubatsinsura hariya muri Rubaya, umva ni umuvuduko, noneho ni umuvuduko wa kilometero 100 kuri zingahe. Nta bintu byo guhagarara birimo hariya, niho bafrenye, navuga ngo niho bahagarariye, niho batinze. Rubaya nubwo bavuga ngo nazagoma, ntabwo Goma bazaresista nka Rubaya, ntabwo byashoboka, ntabwo byakunda tu. Ubwo rero yagiye gucinya inkoro ati wenda uriya muyobozi wa Katari ni inshuti yanjye, wenda ndapfukama neza, ntange n'amafaranga mfite, wenda nayo nari nsigaje mu bubiko ntange, ariko bagende babwire bajye, kubera ko uriya mu perezida wa Katari nyine ari inshuti ya Amerika, birumvikana. Wenda barebe ukuntu bahagarika gatoya, bakore seserofe, wenda tube turuhutseho gatoya, tubone uko twisuganya. Bavandimwe, aka kantu kukababwira, nashaka kugira ngo mbabwire neza ngo ahantu bigeze ntabwo ari aha seserofe. Ahantu bigeze ko bajya kureba ibinyamakuru byo mu Rwanda, murebe ibyo bari kuvuga, byararangiye. Umva, ifilime yarizinze, byararangiye. Nk'uko uriya munyamakuru yabivuze, u Rwanda nta kabuza rugomba guterwa, kandi deja rwaratangiye guterwa. None se ubu niba ruri gukubitwa, RDF niri gukubitwa, kandi niyo ngabo z'u Rwanda, none se u Rwanda niri guterwa? Ngayo rero ntabwo mvuga menshi, naho ngaho. Sasa rero ikintu kinzinduye kingejeje kuri iki kiganiro, ni ukugira ngo tubabwire ngo noneho ba bantu bakubitiwe muri bya bitero z'amadrone, na hariya
guest house, uwacitse ku icumu yakubitiwe Rumangabo. Aha rero bavandimwe, twaje kumenya ngo burya ni amakuru twahawe, burya uwitwa Baudouin Ngaruye yaguyemo, ndetse n'uwitwa uriya gavana wiyita ngo ni gavana ariwe Erasto Bahati, abo ngabo baguyemo. Ariko bari kuvuga ko n'uriya chef wa etat major muganga Mubaraka nawe nubwo batari kumuvuga neza, ariko ngo izo nama yarazirimo. Bavandimwe, bari abantu bakunda utunama n'uduke, ariko wagira ngo ni Imana yarabavumye, kugeza igihe Kongo igiye kubamaraho n'amadrone, bajya mu nzu bayoboye ko amadrone ari hejuru. Kandi noneho nk'uko ejo nawe babwiye nti tageti Wazalendo ifite, nituvuga Wazalendo mujye mumenya n'abandi bose baba bari kumwe, niyo kwinjirira aka gatsiko ka RDF, nayo kwinjirira iki kiyise ngo ni M23. Ni ukuvuga ngo inama aho bagiye kuyikorera hose baba bahari. Erega iyi RDF nuko itava kwizima, imenye ko ahantu iri kugwana, iri gushaka gufata ni mu baturage ba Kongo. Kandi abaturage ba Kongo ntabwo bashobora kuva kwizima ngo igihugu cyabo gifatwe n'u Rwanda, ntabwo bishoboka, cyangwa se ingabo z'u Rwanda, ntabwo byakwemerwa. Bavandimwe rero, ubu kuvuga ngo inama ingabo za Kongo cyangwa se komandoma ya Kongo cyangwa se intelligence ya Kongo yari izi ko barakorera inama hariya muri guest house. Noneho nanone ubwo ibyo ayo makuru neza ari kuva mu binyamakuru by'u Rwanda neza, nibo bari kwihamiriza ati bari bazi ko barajya gukora inama hariya, bavuyeyo bari bazi ko barajya gukorera hariya muri Rumangabo. Ibyo byose ni ibinyamakuru byo mu Rwanda biri kubivuga. Kandi bya bindi byahuriraga bishyigikiye iki, biri gushyigikira ngo M23 ngo ifite imbaraga, ngo izatera, ngo izagera gute, ibintu nk'ibyo. Ayo makuru rero yose bari kujya gukora inama, bikaba byageze Kinshasa, cyangwa se bikaba byageze aho FARDC iri komandira. Rero ubwo ni ukuvuga ngo mumenye kwisha uyu Baudouin Ngaruye na gavana Erasto Bahati ntago urupfu rwo rurabakuka. Barongera babihishe, birumvikana, bongera bavuye ngo baracyariho ariko aba nibo bakuru buriya baba bavuze. Aba ni abakuru nyine b'abayobozi babavuze. None se aba amajwe bari aba escort babavuga, bamwe bari abakaporari, abandi bari ba sergeant, ntabwo ngo bavuga. Rero kiriya gitero ari icya Rumangabo, ari icya hariya muri Rubaya, cyagaritse ingogo bavandimwe. Ariko n'uriya Mubaraka muganga nawe mutegereze, ashobora nawe kuba yarangiye. Muri make rero Imana irabavumye kandi irabarangije. Rero reka mukomeze mudutega amatwi, mukomeze kabisa, mukore subscribe ndetse mukore kuri share na comment, kandi mugire like. Dukomeze tubahe ibiganiro, ibyo turajya tubona byose turajya tubiboherereza, kandi Imana ikomeze ibarinde. Ciao.